Iyi payi Abapiyoniya nitabyara inyana izabyara ikimasa kuko ibyayo mbona rwose ni nakasamutwe kuko ni ukuvuga ngo ejo ku cyumweru iyi payi yari yageze ku idolari rimwe. Ni ukuvuga ngo mu minsi yabanjirije ku cyumweru ubwo ku itariki 11 ku itariki mbere ya 11 yari ku madolari 0.627 gutyo. Noneho ejo igera ku idolari rimwe. Igeze ku idolari rimwe mu ijoro ryo ku cyumweru bujya gucya ndetse kubyageze uyu munsi ku wa mbere mu masaha ya saa 8 ikiri ku idolari yageze ku idolari rimwe n'ibice 5. Idolari rimwe n'ibice 5 wowe nukuba n'amanyarwanda uko tubifita wowe urahita wumva uko bimeze. Aka kanya ndi gukora ikiganiro ku isaha ya saa 12:59 ku itariki 12 ni ku wa mbere. Ikiganiro ndi kugikora Pi Network yageze ku idolari rimwe n'igice kimwe nyine. Idolari n'igice kimwe. Nurumva yongeye kukubita hasi, yongeye gusa n'imanuka ho gake. Ibi bintu mba mbivugiye iki? Nkunda kubabwira ngo ibaze ku muntu wayiguze iri ku idolari rimwe ejo bundi agahita yigura. Nyuma y'amasangahe rigahita rigera ku dolari rimwe n'igice. Urumva kunguka igice niba washoye 1000 ukajya kubona sense ugahita wunguka sense. Man nyine abantu bamwe iyo bari kubyumva gutya bumva amafaranga make, ariko ku muntu washoye miliyoni mu masaha biragahita abonamo 500,000 by'inyungu. Sinzi niba muri kumva ico kintu. Aka kanya rero yongeye kumanuka, yamaze kugurisha. Aka kanya agiye kongera gura ibitundi, namara kongera kugura araza gucunga no kongera kubona yongeye kuzamuka, kandi koko irongera izamuke. Man iyi payi irongera izamuke. Reka mbivuge neza noneho kwanza, reka mbivuge yabiso muzantukira ukuri. Ikintu cya mbere kigiye kubaho, kampani nyinshi z'uburyo bushoboka zamaze kuguriza payi ku ma exchanges. Nibyo bintu biri gutuma ibiciro bizamuka. Kubera iki? Baziguze ziba nyinshi bajya kuzisauranwa bitewe nuko bamaze kumenya diru za danje z'umushinga icyo ugamije nibigiye kubaho kuri iyi si. Usibye mwebwe Abapiyoniya bakurikirana ya biso, bamwe muri mwe mutazi ko hagiye gushya, ariko indi kampani zabimenye jya kurekera ziraziragu niyo kinatanye pipeline ya hiti turika mu kejo. Nyuma y'ibyo paya ikari kutasi ukijaje ngite kudora rimwe ice barajite ejo zonzimuke ziro kuzamuka. Kubera ubu zazamutse ku idolari rimwe n'ibice 5 abantu bahita bakubiseho barazigura, ariko bahita bavuga nti ku isoko haje nyinshi tongere tugabanyeho gake. Ziraje zongere zibure. Man payi ziraje zizabure mbisubiremo twe twirirwa tuvuga amagambo tugira gute, ariko man payi ziraje zizabure pe, kandi nibyo bizagira bigeta bizamura bigatumbagirisha icyo giciro. So aka kanya rero izo company zamaze kugura amapayi ku exchanges zikaba zazitwaye, ariko tukibuka ko target ya payi ntabwo ari ukuyigurisha ngo dufate fiat money. Target ya payi ni ugukora muri ecosystem, kuko muri ecosystem igiciro cya payi cyo byanga byakunda kizajya hejuru. Mu kiganiro cyabanje kibanziriza iki kisohotse nababwiye ukuntu Dore uyu nakita umuyobozi w'Abapiyoniya, uyu Dore we yavuze ko goal ya Pi network cyangwa se goal of pioneers, the target is GCV equal to $314,159 kuri payi imwe. Bivuze ngo iki? Ahangaha niba target bavuga ngo nibura ni payi imwe izagura ibihumbi 314,159 by'amadolari muri ecosystem. Bibaye bitageze haho, ariko n'ubundi agaciro kazaba kari hejuru kugira ngo iyo umushinga utazafailinga. Noneho no mu buryo bwo kugura ibyo bicuruzwa n'ibihi bikorwe kuri icyo giciro. Kuzashaka fiat money ukoresheje external exchanges, cyane ko twamaze kubibona ko tuzaba dufite
decentralized apps zo muri Pi network, hakazamo n'ama exchanges yayo ubwayo ushobora kubonamo ama fiat money. Ariko kuzashaka fiat money mu zindi currency ntabwo price zabiri imwe, nubwo mu by'ukuri kuko uzajya kuyigurisha ku exchange usanga ntabwo biri gukunda. Ariko ku muntu ugiye kuyigura service muri ecosystem, ugaca muri ecosystem ya Pi network, ugiye gukoresha Pi, ugiye kwihinduzamo indi currency cyangwa iki, bizaba bitandukanye no kujya ku ma external exchanges ugasanga ibiciro siko bimeze. Ntabwo valeur ya Pi zabya ari kimwe kuri Pi network ecosystem no kuri external exchanges. Icyo ndakivuze. Kabiri, uyu mushinga wa Pi network ukimara kuba warabonye ko abapiyoniya ni benshi, companies zikaba zatangiye kuguriza Pi ari nyinshi, uyu ni umushinga bagiye no kwihutisha target yawo kugira ngo ihute itangira ukore, kuruta kuba bari bategereje ngo se ngo twaretse tukareba nibura ko abapiyoniya bagera muri za miliyoni 100 bavugaga, ariko n'ubundi haraburaho abantu bakiya cyane ugereranyije na Pi be expectinga ko abantu bagomba gucukura. Ariko mu by'ukuri ukaba ari umushinga wo bavuga nti reka twihutishe abapiyoniya bose batangire bidagadure. Ari naho nababwiye ko mu kwezi kwa gatandatu hazakorwa full mainnet, aho umuntu arajya yinjira muri Pi network, ari nabwo bwa mbere ari bwa gitangira agatabwa KYC, agatabwa migration, ku buryo yemererwa kuba yahaha Pi ku ma exchange ahandi runaka, akagira Pi muri wallet, cyangwa se ku buryo yabasha gukora transactions zizaba zemewe icyo gihe akoresheje nawe yinjiye muri ecosystem yiwe. Nukuvuga ngo niyo mpamvu ibi narabivuze ko ubu nta muntu uri kubona migration, ari nacyo kintu kiri gutuma nazira Pi zibura ku exchange, Pi zikazamuka ibiciro byazo. Mbibabwire ku bantu mushaka no kwigurira Pi, mushaka mugure tutarashika cyane mu kwa gatatu, kuko mu kwa gatatu ni batanga migration niho byo bya bindi tuvuga ngo ni mass migration, hagatangwa migration nyinshi cyane abapiyoniya bakagira Pi ari benshi. Ariko aka kanya Pi kuko nta muntu uri guhabwa migration, abazigurishije barazigurishije bategereje migration ntibayibona, niyo mpamvu Pi ziri kubura. Zamara kubura rero ibintu bikaba ibindi. So hari akandi kantu rero ngomba kubibwirira. Aka kanya tuvuge nk'umuntu, kuko ari abantu bari muri Canada cyangwa se bari mu bihugu by'Uburayi, bamwe na bamwe nk'akugurutsa tuba twitereka tukaza gukora ibiganiro, abenshi tuba tuvugana, cyane abadukurikira tukavugana tukabaza duti ese aha makuru ya Pi bimeze bite. Tuvuge nk'uwo muri Canada nabashije kuvugana nawe, yambwiye nti mwebwe abo muri Afrika mufite amahirwe. Ndavuga nti se gute? Ati twebwe Pi turayizi cyane pe, ikintu cyitwa cryptocurrency hano muri Amerika ni ikintu cyumvikana, ni n'ikintu utakirirwa ujya kubwira abantu. Ahubwo twe ikibazo tugira aka kanya nuko usanga nk'izo exchanges n'ubundi niba bavuze ngo Pi imwe ni $1 n'ibice 5, n'ubundi $1 rimwe ni ikintu gisanzwe, kuko kuhahisha $1 hano ku isoko ryo muri Amerika $1 rimwe ntabwo ari ibyadanje. Ati ahubwo mwebwe nk'abari mu Rwanda iryo $1 bifashe ugiye turivunja muri currency yiwanyu. Ati n'ibindi ati bivuze ngo niba banyira umushinga we n'ubundi barajya bareba bavuge bati ese iyi Pi imwe nibura kugira ngo umunyamerika bahagaze neza byagenda gute. Niba bijyanisha muri ubwo buryo bizarangira abapiyoniya noneho bari mu bihugu bitandukanye bashobora gukenera fiat money, nubwo wenda price zazo zidashobora kuzamera nk'izo muri ecosystem, ariko n'ubundi byanga byakunda abapiyoniya muzamererwa neza, cyane mwebwe muri mu Rwanda cyangwa muri mu bihugu bidukikije muri Afrika bidafite currency ifite value iri hejuru. Sinzi niba aka kantu muri kukumva. Muri Amerika niba Pi imwe iri kugura $1 ukaba utarigura n'ikiro cy'isukari muri Amerika, ariko mu Rwanda $1 warigura ikiro cy'isukari. Sinzi niba muri kubyumva. Noneho rero urumva ko mu Rwanda Pi ahubwo dushobora kuyirya tukayirya, na nikora siko karisa kazashiduka twarakiza, ahubwo we akajya ashaka kudukiza nyuma, ahubwo twe twaramaze gukira.
nuko nta payi mfite ubundi. Iyo nza kuba mfite nyinshi ntabwo mwari kunshyira. Ibi biganiro nza ngakora mukavuga nti noneho ya biso yasaze. Ubundi iyo nza kugira payi nyinshi, iyo nza kuba donc ntaracitse intege nkimenya payi network 2020, kuko nge nibwo nayimenye, nibwo nayiganirijwe 2020 turi muri covid, muri corona. Twari turi muri lockdown. Icyo gihe iyo mwibesha ngewe sinshika intege ngakomeza nka mininga mwabantu. Hoho, nari kujya nza gukora ibiganiro ahubwo nguruka. Nari kujya mbabaza muherereye nkajya nkunyura ngutera inkunji, nkumbwira nti wa mininze ure mu biki, wa mininze kuri kubona amadolari na yariye nagize gute. Ariko ari abatipe b'abapiyoniya n'ubundi bajya bambwira bati wowe uri kuvuga ibintu wabanje ukafata agacupa tukakubwira ko ari payi uri kuryaho, kuko abandi bo bameze neza vraiment. So rero mbangira ngo nze mbahe update nanababwira uko ibintu bimeze, cyane ko mwari bye mubona ko kari agaciro ka payi nyine ku ma exchanges kari gukomeza gahinduka, ariko ntabwo kari buze guhinduka kikubita hasi cyane, kuko migration zarabuze, payi ntazihari, izaguzwe zaraguzwe, payi ziri kuri exchange nyine ni nkeya. Niyo mpamvu muri kubona kari agaciro kawe kazamuka, kandi ikindi n'amakampani menshi yamaze kuzigura, kuko vuba haraza guca uwambaye, haraza guca ewan. Ufite barukuntu bajya bavuga nk'imvura yaguye ngo ufite nyina usa neza ngo ni uri burye. Aha naho rero uwamenye payi akamenya kuzizirikaho, akamenya no kugura udupaya handi hantu, uyu nguyu ni ugiye kuyobora uru ruganda rw'abapiyoniya, niwe muntu ugiye kugubwa neza ukazarya kuri payi umeze neza. Naho wacitse intege wo mbaye ngusezeye, kuko ushobora kuzarira mu myotsi abandi bakimeze neza. So guys, niba utarakora subscribe bigikore. Hano ni kuri Yabiso TV show, abari Yabiso wanyu bakubita ibiganiro bya hato na hato kabisa. Ariko kandi ngushishikariza no kujya ureba content zacu, kuko tuba dufite n'izindi content sometimes. So ni byiza ko nazo mujye muza muzirebe, ndetse nawe aho uherereye ushobora kumbonera ibindi bintu runaka dushobora gusangiza abanyarwanda ndetse n'abandi badukurikiranye mu bihugu bitandukanye. Ukaba wambwira nti hano hari inkuru nziza. So biba ari byiza rero, reka mbabwire nti mukomeze mumererwe neza.